akundi we mbwira data we mana yanjye we ubundi ikintu cyitwa ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu umuntu akwiye gusobanukirwa cyane rwose. ariko ubundi ubuzima bwo mu mutwe ni iki? Ubuzima bwo mu mutwe ntabwo tugaragara n'amaso yacu. Oya nkuko ubona wena ngo umusatsi, ahubwo bigaragarira mu marangamutima, mu myitwarire, mu bitekerezo utanga ndetse n'uburyo tubana n'abandi. Macyo uravuze ngo ukuntu tuganira, uko twihanganira abadukomerekeje, uko tuvuga, uko twitwara mu bandi, nibyo bigena ubuzima bwacu bwo mu mutwe cyane. Gusa nanone ariko bitandukanye, ubuzima bwo mu mutwe butandukanye n'uburwayi bwo mu mutwe. Abantu babitandukanye. Aha tubyumve kimwe rwose. Umukibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe kiri ukwacyo, n'uburwayi bwo mu mutwe buri ukwango. Ntago ari kubihuza cyane. Kuko ubuzima bwo mu mutwe bwo ni igiteranyo cya experience, ibintu umuntu yanyuzemo, yaba ari byiza cyangwa se bibi, abyo kura muri famille aho yavukiye cyangwa se aho yakuriwe. Ibyo byose nibyo bigena ubuzima bwe bwo mu mutwe. Ni ibintu byiza pe cyane pe. Naho handi aba yarize mu nshuti ze, abakora mu kazi ka buri munsi, kuri boutique abajya kumusanga babwira gute, abakira ese asubiza gute umuntu amubajije utuntu nk'utwo. Twose niko tutuma tumenya ubuzima bwo mu mutwe bumeze bute. Urukundo we buryo urukundo narwo ubuzima bwo mu mutwe bugenwa n'ukuntu bukanagaragazwa n'ukuntu tubana nabo twashakanye cyane. Wa munsi uzamurite nkazo tendera ati ngewe ngiye kubana nawe Karamata, uko bizagenda kose mu byiza no mu bibi, ngewe ndi kumwe nawe Mirere na Mirere. Iryo jambo mugomba kurigumana kugira ngo ubuzima bwanyu bwa buri munsi mujye mubana neza, ukubite bizu rwose uvuye ku mutima. Umugabo mwiza niwe wa mbere rwose, umugabo niwe mugore mwiza, umwiteho, umucaringe. Ibyo bizatuma urukundo ruzamuka, natwe mudashwanira kutura mutumvikana cyane, kuko umwe aba afite ibitekerezo bye, undi afite ibitekerezo bye. Iyo kigiye mukabihuza, niyo baba mwana nihuje rega cyane, apana kugira ngo bari impamvu yo gutandukana. Yego pe, bikazakomeza no kubana banyu, ugasanga rwose urukundo rwaraganje cyane rwose, kanwa ku buzima bwo mu mutwe. Si ibintu byiza. Ugasanga n'umubyeyi ni ngombwa kwita ku bana be, apana bya bindi ngo ugasanga umubyeyi avuze ati buri umwana ikintu murinda n'inzara gusa, bundi bindi rwose kumuganiriza urugo waruhahiye babibaye. Hari n'abantu usanga ko ababyeyi bashyira imbere cyane ibyo gukora, baha umwanya famille zabo ngo baziganirize. Ibyo nabyo bishaka guteka ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, byaba ku mwana cyangwa ku ugasanga umubyeyi aravuga ati ngiye gushaka ifaranga, mva mu rugo saa 10 za mitondo nkataha saa 6 z'ijoro. Ubwo bibahuye ko bafite se ujya uganiriza umwana wawe basi. Arize muganiriza ko nshimye ndanamuganirije igicuku ntahira mu byutse ngo ngiye kumuganiriza. Ako se ntwapfa no kujya madame samjya mu gihantu hatuje. Hatuje se amaradiyo n'amateleviziyo sibo birirwa babisakurije bajye babizimya no mu rugo n'abatuje. Kakoma ukuba mbega mu make we cyane ibintu yumva n'impamvu yo kuba yajya ahantu ngo baganire, bamenye ngo ibibazo bari nibihe babikemure cyane. Ni ikibazo rero pe, si ikibazo gikomeye cyane rwose. Ikintu gihari rero dukwiye gukora twese pe, ababyeyi bamenye yuko abana babo ubuzima bwabo bwo mu mutwe bufashwa na kwa kuri babaganiriza cyane, babitaho bakabarimo icyizere, bakamwereka ko kugera ku iterambere y'ibintu aharanira. Nati mwango riko shango vayangova abana bagagufata nk'inyamaswa cyane. Oya birani bibi pe, uramuganiriza ukamwereka, ukamurinda imubabaza, kubaho kwe uko bifite agaciro, kwikunda, akamenya agaciro ke cyane, bigatuma nawe abona ko igihe kiri imbere azigira akamaro ndetse nakakagira n'abandi n'igihugu cyacu muri rusange. Si ibintu byiza, ariko zirikana ko ubuzima buzira umuze ntibwagerwaho tutasigasira ngo tubungabunge ubuzima bwo mu mutwe. Ni ikibazo pe cyane, si ibintu byiza. Ariko se nyinabungabunga njye nyine bigakunda. Bisaba ngo twese dufashanye, twese rero dushyigikirane, dufashanye tumenye gusobanukirwa ikintu cyitwa ubuzima bwo mu mutwe, ntiduceceke. Kandi n'umuntu atangiye kugaragaza ibimenyetso, ukabona nk'umuntu agira umujinya mwinshi, ari kwiheba, ushanga nyina namutinya urango ngiye mugendera kure, ngo umujinya we nyamara buri ushaka kumuganiriza kuko ntabwo wamenya impamvu. Gake ugasanga umuntu avuga amagambo mabi, ahorana umujinya udasanzwe, aratongana buri kanya, ibiyobyabwenge. Mbese ukimubona muganirize, umwegera umwereka ko rwose wireba bawe muri quartier cyangwa mu rugo iwanyu, mube hafi kandi birabona binakomeye, umufashe kugera ku kigo nderabuzima cyangwa se ibitaro bimwegereye. Dore ko hose hari abantu b'abahanga b'inzobere mu gufasha abantu cyane, babihuguriwe, babyigiye mu mutwe cyane n'ibinanga. Kandi hari nimero yashyizweho guhamagara kandi yagufasha yoroshye cyane, ni rimwe kane. Ubwo bivuze ko ari 114. Ni ubuntu pe cyane, bakagufasha bikagenda neza. Si ibintu byiza cyane rwose, bitari ibi rwose bigomba guhinduka rwose.